Yesu yarambwiye arambwira ngo mbwirire abantu, haleluya, abantu bazamatana nanjye. Nubwo uyu mwaka uteye ubwoba, tanga iri tangazo, haleluya, ubabwire ngo nzabafata ukuboko. Mwakire gufatwa amaboko n'Uwiteka, mwakire uburengezi n'Uwiteka, haleluya, haleluya. Mwakire ubutabazi bw'Imana. Ahantu nabaga mpagaze, umugabo yashoboraga kuza kuntereta akambwira, nitwaga Banzuyame cyangwa akana gato. Urumva amazina Yesu yankuyeho, Banzuyame we, nyumvira, nkahita amenya ibyo ari byo, nawe agahita amenya ibyo ari byo. Twayapfa rero nkabona agiye ku yindi ndaya. Ku mirimo Imana idukoreye, ku byiza Imana iduhaye, nari mbabwe ngo nimureke rata, haleluya, twomatane n'uyu mugabo. Imana irambwira ngo nimbwire abantu ngo baturwe imitwaro yose, haleluya. Burya niwumva hari ibintu ukikoreye, nta Yesu uba ufite muri wowe. Ahantu warokokeye niho abandi baguye. Iyo ntebe wicayeho Yesu yaradukoreye, haleluya. Hagaciro icyo Yesu yakoze. Nakurikirana yandayo ngasanga kumbi ni wa mugabo twari mumere umwami wanjye icyubahiro, yajyankura w'imfuzi. Kadusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yosuwa ibice 14, nihagira udusomera umurongo wa 14 n'ubundi. Yosuwa ibice 14 umurongo waho wa 14. Yego. Imana iguha umugisha. Kadusubiremo 14 umurongo wa 14 n'ubundi. Haravuze ngo nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Karebu mwene Yefuni w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana ya Isiraheli rwose. Muvuge ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Nitwize Jacqueline, ndi umugore, mfite n'abana. Imana ishimwe. Shimiye Imana inyemereye guhagarara hano. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Mwashonje nimwihangane, nanjye nago nariye. Imana ishimwe. Hanyuma dushimiye Imana yatangiranye natwe, kandi dushimiye Imana yatwemereye kirasozanya natwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mbibutse ko imbaraga twatangiye turwana nazo ntago zigeze ziryama. Wowe ni intege nke z'umubiri ufite zo ziracyakomeje. Niyo mpamvu nkwibukije kugira ngo wongere ube maso kandi ukanguke, kuko niba Imana yemeye ko mpagarara hano, niba igiye kunyuzamo birakureba. Imana ishimwe. Birakureba kandi nanjye bigize gute? Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza. Abiringiye ndetse bahanga amaso bakabako. Ariko wowe nujya kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana ya. Imana ishimwe.
mumeze nk'abantu bariye bahaze ariko byo twariye. Reka mbabwire, kereka umuntu w'ingumba, ni ingumba bavuga igipfamatwi, ariko ubundi umuntu wari wicaye hano Burezili arabwirije numva nahaguruka ngataha. Atubwiye ijambo nkunda cyane, ririya jambo ryo muri Ezekiyeli ibice 16 umurongo waho wa 6 ngo nkunyuzeho. Ndarikunda ku buryo narindi kumva na deviya, akaba ari ryo nza nanjye gushimangira. Nuko umwuka wera nyine nuko. Imana ishimwe. Turariye ariko ibi biryo bya Yesu rata ntago bitera ubwangati, nta n'ivutu bitera, nta kugubwa nabi bitera. Haleluya rero. Abaje gusenga haleluya. Abaje gusenga haleluya. Turashimira Imana ko ikipe ya Yesu yatsinze. Haleluya. Ubu ikipe ya Yesu yatsinze kuko nareyi iratsinda bakavuga. Manchester yo yatsinze, hari abagore barara bakubiswe, yatsinzwe gusa. Arsenal iratsindwa, ibiryo n'ibiribwe nubwo baba batetse bimeze gute. Turashimira Yesu. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Ikipe ya Yesu yatsinze, nimumbabarire mukomere Imana amashyi. Narivuze ngo abantu baje gusenga, abantu baje gushengerera Imana, nimukomere umwami wacu Yesu amashyi. Amen. Gutinda imbere ya Yesu ntako bisa. Ko twatinze mutubarize. Ahandi tugatinda muri suruduwiri, tugatinda mu bapfumu, tugatinda. Duhereze Yesu icyubahiro. Ndashaka tuganira ariko muhari. Amina. Iyo umuntu ari imbere yanyu rega baba afite gutya. Ubu muragira ngo umuyobozi nawe noneho ntanubwo yabanje kubashitura. Nabonaga hari ukuntu abanza kubateramo ikintu kibashitura, ariko nimushiturwe na mwuka wera. Haleluya. Undi abantu bazi Imana yabo, abo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mumpere Yesu icyubahiro. Mumpere Yesu icyubahiro. Mvugira ngo Imana itari Dagoni. Haleluya. Nyuma y'ibintu Imana itubwiye, ku bantu twabanye amateraniro mu gitondo, nyuma y'ibintu Imana yatubwiye, ndumva twashyiraho ijambo rivuga ngo twomatane na Yesu. Amina. Haleluya. Abagabo bateranye, abagore twateranye, abakobwa, abasore, mureke noneho ku mirimo Imana idukoreye, ku byiza Imana iduhaye, narimbabwe ngo nimureke rata. Haleluya. Twomatane n'uyu mugabo. Uyu mugabo bita Kizigenza ntago azaturira mu mujyi wa Kigali, ntago azadukoza isoni, ntago azatumwaza. Nitwomatana nawe mumvugire ngo amen. Haleluya. Ndababwira impamvu dukwiriye komatana nawe. Ntago ari ibintu byo mu cyuka, ni ibintu bifatika. Mumvugire ngo amena. Impamvu ya mbere dukwiriye komatana na Yesu, abaje gusenga haleluya, nuko ari ukwiriye. Nuko narimvuze impamvu ikwiriye gutuma womatana na Yesu, impamvu ikwiriye gutuma ukundana na Yesu, nuko ari Yesu wenyine ukwiriye. Vuga ngo arakwiriye ariko. Erega nge nago naje kuhagira inkoko, naje kuvuga umwami w'abami. Haleluya. Yesu ni ugize ute? Yesu ni ukwiriye. Byahishuwe ibice 5 harabivuga. Uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 5. Hari amagambo ngo y'ukuntu Yohana yari ari ku kirwa Patimu. Hanyuma ngo ari kuri icyo kirwa, ngagiye kumva yumva ngo hari marayika ukomeye. Mumvugire ngo amena. Arimo arabaza ngo ninde ukwiriye kugenda ngo abumbure. Haleluya. Ngafate kiriya gitabo narangiza kibumbure. Mbega kibumbure ngo cyari gifatanyishije ubushishi kandi cyanditse imbere n'inyuma. Ngagiye kuba nabona muba mu ijuru nta numwe, muba mu isi nta numwe, muba kuzimu nta numwe, ngo habe no kukireba. Ariko ngo mu gihe atangiye kurira, mumvugire ngo amena. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ngira kimbagira gitware. Haleluya, haleluya. Mukomere Yesu amashyi.
amen amen. Yesu niwe ugize ute? Burya niwe ukwiriye mu bibazo ufite, mu ntambara uri kurwana nabyo ni Yesu ukwiriye. Aleluya. Burya uriya muntu witegereza ukareba ukabona hari ibyawe afite, ukabona hari ubutabaza agufitiye, uzambabarire rimwe, uzamwegera umucengeri, uzasanga ibyo afite biruta ibyawe, uzasanga ibibazo yikorere. Naratangaye, umudamu umwe n'inshuti yanjye aherutse kumpamagara, arambwira, icyo gihe twari turimo tumenyana, arambwira ngo mama Hareruya, nitwa mama Hareruya, Hareruya ngenda yikunda by'umwihariko. Arambwira ngo mbabarira uzi wanjye nkubwire. Ndagenda mbona ntereje etaje ya mbere, mbona njyanye mu ya kabiri, mbona njyanye mu ya gatatu. Arambwira ngo reka dusengera hatagira n'ibidusakuriza. Urumva tutari tugiye mu ijuru tudapfuye? Hari hahesta utuntu tw'utunyoni zagasi ibintu nk'ibyo. Hanyuma arangije arambwira ngo ndashaka kumfasha gusenga. Mfite ikigeragezo burya ubona tumaranye iminsi. Mfite umugabo wanjye kandi uyu mugabo wanjye agikuzimu. Niba ureba nicayemo rwose pe ni iby'ikuzimu. Rero yashatse ko nkorera Nyabingi, yashatse ko nkorera shitani, ndabyanga. None arashaka kunkuza aho buheriheri. Mbabarira umfashe gusenga Imana imutwicire. Ndamubwira nayo masengesho y'ubuginga sinjya nyasenga. Ubwo mwanya na ubona we wo gusenga ngo umuntu ntagize uruhare rwo kurema apfe, nawe ubisenga warayobye. Bibiliya iravuga ngo niba uri kumwe n'umwanzi wawe, jya ufata ukaba ubizi neza ko ari umwanzi wawe, mugaburire niba ashonje, mwambike niba yambaye ubusa, ngo nibwo uzaba uri gufata amakara yaka ngo uri kuyamuroha ku mutwe. Nahaye amasengesho yadutse mu misozi niyo ariyo gusa, ngo hoya Mana mwice, ngo hoya Mana mwice. Iyo ntumbi y'uwo muntu uzamwikorera. Ndangije ikintu cyari gitumye mbabwira ibyo bintu, ambwira n'ibindi ntavugiye aha bitewe n'igihe. Ndeba ukuntu natereye etaje ya mbere, ndeba ukuntu natereye iya kabiri, ndeba ukuntu nageze mu ya gatatu. Nibutse niyo mace yanjye ntahamo, ndavuga ni Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Mukomere umwami wanjye amashyi. Erega Imana yahamagaye abantu batandukanye. Nahise nibukira niyo mace seseramo, Imana yayimperamo imvange nkayihereza icyubahiro, muvuga ngo amena. Uriya muntu ureba, uriya muntu hanze amaso, nawe akeneye Imana. Nta hantu umuntu ajya agera atajya akenera Imana. Imana ishimwe. Mureke twomatane na Yesu. Ibi bintu biraryoshye. Twomatane nawe. Iri jambo Imana irima ni ubuhanuzi bukomeye. Ni ijambo Imana yamahima n'ukwezi nzarirekeraho. Niyo mpamvu najyaga kuri Deviya bikanga. Ezekiyeli ibice 16 mafitamo ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuzirikana urukundo rwa Yesu. Iryo jambo ndarivuga nanjye nkumva nabyibushye. Imana irambwira ngo bambwire ngo twomatane, ricyure nk'ubuhanuzi bwawe. Imana ishimwe. Uyu mugabo dusomye ntago ndi bujya muri byinshi. Ni umugabo witwa Karebo. Ni ijambo ritubwiye ngo na bugingo n'ubu Heburoni ni gakondo yande ya Karebo, kuko yomatanye nande. Haleluya. Muhaguruke mbabwire. Umuntu rwose wese uri hano nahaguruke mubwire. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umuntu wese uri hano narimvuze ngo nahaguruke. Haleluya, haleluya. Ariko duhereze Yesu icyubahiro. Duhereze Yesu icyubahiro. Kura akaguru kawe aho karugire gutya. Bigira gutya uhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Rata omatana na Yesu. Imana niguha umugisha. Yesu nashimwe. Ngaho nimwiyicarire. Kandi abantu babikoze Imana ibamera umugisha. Bibiliya iravuga ngo nujya mu nzu y'Imana ujya weza ikirenge cyawe. Niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko baba batazi icyo bakora. Nzabasobanurira iryo jambo Imana niyemera ko ngaruka.
Yesu nashimwe. Kareba abonye injyana, abonye n'icyo avuga, yegereye umugabo witwa Yesuwa. Nari kuvuga aho byaturutse ko ari urugendo rw'Abisiraheli, ariko igihe dufite n'ikitwemereye. Ariko abonye igitumye agera imbere ya Yesuwa, aramubwiye ngo mbese Yesuwa we, ntago wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi yahe y'Ibaruneya? Ntago ibyo bintu byibuka? Ntago wibuka ko ubwo yafataga abatasi 12 akabohereza nanjye ndimo 10 bazanye inkuru y'incamugongo, ariko nge nkazana inkuru nziza simisha ubwoba ubwoko bw'Imana? Ibyo bigatera umugaragu w'Imana Mose kuvuga ngo igihugu wakandagiyemo, mvuga ngo amen, kizaba icyawe wowe n'urubyaro rwawe. None ko wanyibagiwe bitugane, ni iyihe mpamvu yabiteye? Uyu mugabo Karebu abonye ikimugeza iruhande rwa Yesu, nuko ngo yomatanye. Amina. Nuko yomatanye n'Uwiteka, niyo njyana ajyanye. Yesu warabyumvishije, arabimenya, aramubwira ngo byararangiye, igihugu cyararangiye, ariko hari ahantu. Haleluya, haleluya. Kankubwire ngo hari ahantu, Imana ishimwe. Aha hantu hitwa Heburoni, natwe twarahihoreye. Hanyuma bizagenda gute kibyo twahabonye bitoroshye? Wowe uzahashoboza iki? Kareba umva ukuntu yamubwiye, muvuga ngo amen. Haleluya. Mugani wa Brazil, nanjye nyeneye amatwi, nyeneye n'umutima, ariko nge n'amaso ndayashaka. Mbashaka abantu bandeba. Icyo cyo nabahaye amanota n'ijuru riyabaye. Muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Arangishe, Imana ishimwe, aramubwira ngo njyewe uribuka ubwo nari mfite imyaka 40? Ibyo bintu urabyibuka? Simbuka bikemera. Uko narindi cyagiye n'abarangatabaruka, n'uyu munsi mfite 85. Muvuga ngo amen. Ndacyafite inzira mu mitima. Haleluya. Ndacyafite inzira z'igisiyoni. Ntago nzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ngizene, ndagukomeje. Mukomere Imana amashyi. Uyu mugabo Karebu, Heburoni ye yarayikoreye, yomatanye n'Uwiteka. Ngarangije uyu mugabo witwa Yesuwa, umva ikintu yamukoreye ku murongo wa 13, ngo yamusabiye umugisha. Amaze kumusabira umugisha, ngaragenda afata Heburoni, ararwana arayitsindira, ngo kuko yomatanye n'Uwiteka na bugingo n'ubu, ngo Heburoni iracyari gakondo yande ya Karebu. Nari nkubwiye ngo matana na Yesu. Ibindi byose ubireke, amatiku y'inzara uyihorere, amatiku y'intambara ufite mu mutima uyareke, omatana na Yesu. Yesu ambwirira ijambo, yarambwiye ngo umuntu wamatanye nanjye ntago nzamuteza abantu. Amen. Haleluya. Umuntu wamatanye na Yesu ntago Yesu azamuteza abantu. Muracyari hano? Ndashaka kubabwira imigisha 5. Imana ishimwe. Muvuga ngo amen. Ariko niba ntabwo rujunditse wavuze ngo amen. Muvuga ngo amen. Imigisha 5, ni ushaka wowe ugira 10. Nushaka uba umwana w'umunyabwenge ugira 50. Ngewe bitewe n'igihe mfite tugiye guca muri 5. Imana yampaye irambwira ngo uzabimbwirira bazakumva. Imigisha 5 y'abantu bamatanye nande. Imigisha 5 y'abantu bazomatana nande. Muvuge ngo amen. Nibabwire se cyangwa mfungira? Ababyemera mugire gutya. Yesu nashimwe. Umugisha wa mbere, niba nani karamu wazanye byandike ku ndiba y'umutima. Umugisha wa mbere Yesu yarambwiye ngo nimbabwire ngo afite ibyo kubarengeza. Haleluya. Mwakwakire kurengerwa na Yesu koko. Ijambo rivuzwe na Yesu
Yesu yaramwe ngo mbwirira abantu bazomatana nanjye ngo mfite ibyo kubarengeza. Muvuga ngo amen. Afite ibyo kuturengeza. Imana ishimwe. Birasobanuye ngo afite ubutabazi bwacu. Haleluya. Nubwo inzira zafungwa, nubwo imiraba yaza mu bwato, nubwo byakomera, ariko Yesu, haleluya, afite ibyo kurengeza abagore bazomatana nawe. Afite ibyo kurengeza abagabo bazomatana nawe. Afite ibyo kuturengeza. Arangije, Imana ihimbazwe. Hariya muri Luka ibice 18 ngo ni igihe yari ari kwigisha abigishwa be ngo uburyo ki bakwiriye kugira gute gusenga, ngo abacira umugani, ngo arababwira ngo mu mudugudu umwe hari umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, ariko ngo hakabamo n'umupfakazi utaragiraga umurengera ku mwanzi we. Uyu mupfakazi agira ikibazo, ariko ngo akajya ahora imbere yande ya wa mucamanza. Mu gitondo akaba ariyo, saa sita akaba ariyo, nimugoroba akaba ariyo. Uyu mucamanza buri uko akubise amaso akabona wa mupfakazi. Ngo arangije ngo aribwira ngo none se ubu ngubu uyu muntu kugira ngo mukire nakora iki? Ngo aravuga ngo reka mutabare ku kibazo afite, kugira ngo atazajya ahora azi iwanjye akagira ate akangora. Mwakire kurengerwa na Yesu. Bibiliya ivuze iki? Ku murongo wa 6 iravuze ngo none umwami Yesu we arabaza ati, haleluya, ni njye wabaza ni wowe wabaza. Imana yo, muvuga ngo amen, izabura itakurengera intore zayo, haleluya, ziyitakira ryari? Ku manywa na nijoro. Mbese izazirangarana? Nari mvuze ngo akira kurengerwa n'Imana. Byakire, wakire kurengerwa na gitare. Ntabwo Imana izabura kurengera intore zayo ziyitakira ryari? Ku manywa na ryari? Ku manywa na nijoro. Umugisha wa kabiri, Imana irambwira ngo nimbwire abantu ngo baturwe imitwaro yose, haleluya. Burya niwumva hari ibintu cyikoreye, nta Yesu uba ufite muri wowe. Ubu ko ibintu bikaze byakomeye, uretse ishuri ry'Imana. Hari umuntu wavuga ngo nabuze ibyo kurya kubera ko isukari, ngo naretse kunywa agacyayi kubera ko isukari, naretse kurya agaceri kubera ko isukari. Mumpere Yesu icyubahiro. Yarambwiye ngo nimbwire abantu bayo ngo baturwe imitwaro yose. Irambwira ngo Matayo 11 umurongo wa 28 haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ndagirane. Abasinziriye haleluya, abarakaye haleluya. Ese ubwo mwarakariye iki kandi muri kwakire? Irambwira ngo abantu baremerewe n'abantu barushye irabatandukanya. Irambwira ngo umuntu urushye ni umuntu ubana ibyaha. Uwo muntu nubwo yumvishije Imana ivuga, n'ubu arahaguruka ajya gusambana. Uwo muntu nubwo yumvishije Imana ikora, n'ubu arahaguruka ajya mu bapfumu, ajya kugerenjura iby'Imana n'iby'abantu n'iby'ikuzimu. Uwo muntu nubwo yabonye Imana igenda, Imana ishimwe, ariko arava hano n'ubundi asubira mbega mu byo yabagamo. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo yemwe abarushye. Aba bantu baba mu byiciro byose. Irambwira ngo nimbabwire ngo Yesu aragira ate? Arabaruhura. Abaremerewe nabyo yarabisobanuriye. Irambwira ngo niba abantu baje mu nzu y'Imana bazi ko bagiye kuryoshya, kinjira muri korari uzi kugiye kwemeza. Igihe kimwe imumbera abana beza ndababaha ku buhamya. Yewe Imana yankuye mu buraya, nabaye inda y'imyaka 8. Hanyuma mukungura muri uwo mwobo, ariko mwamereye Yesu icyubahiro. Niyo mpamvu mwabonye mbyina cyane. Mu kabari nararaga nceza kiriwa nzenza kiriwa yaya, umva bukankeraho nataganga izuba
ndashimira Imana. Mwamereye Yesu icyubahiro niba nta shyari. Mukomere Imana amashyi. Mbana n'umugabo rero naravuze n'ubu ngiye gukizwa, nindangiza gukizwa ngenda nkandagira hejuru bari abaturage b'abadeperi n'ubutambaro n'ubuki n'ibigutiya, numvaga ntazi ubwoko bwanyu. Ndavuga nzajya mbakandagira, nuko nagombaga kujya ngenda, kandi ubu harimo umwuka wera kugira ngo ntagira abo ngusha. Ndangije kubipanga gutyo, ubu dufite abantu baje mu nzu y'Imana bazi ko bagiye gucakira, sibyo se? Bazi ko bagiye kubona amazu batigeze batunga, bazi ko bagiye kubona keya mu ngo zabo batigeze bagira, bazi ko korari bagezemo bagiye kuyobora. Reka bazagera aha hantu rero kwa Kizigenza. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Njya mbwira abantu ni n'aya mazi baba bamaye nkanywa, burya mba nayakoreye, niyo mpamvu nta muntu njya nyahaho. Mba nayakoreye, nta cy'Imana cy'ubusa. Yesu arambwira ngo namwe abaremerewe baze bazi ko baje guruhuka. Wagera muri gurupe runaka ugasanga y'ibishakwe. Naratanga yibaze kuva mu Buraya. Umuntu aherutse kumbaza, yari umunyamakuru uri mumbaza, arambaza ngo mbwira ikintu cyaba cyaragutangaje ukigera mu nzu y'Imana. Ndamubwira nuzi ikintu cyanangaje, ni ukubona mvuye mu Buraya ncika abagabo, ncika n'amafaranga yabo, nkaza hano mu rusengero ngasanga niho bari. Cyo kintu cyanteye ubwoba, ngasanga urusengero nakaruhukiyemo, nirwo bambwira ngo uri mwiza ngo uribanza ukanikurikira. Ngaho nawe mbwira, mama nabonye uri umunyamwuka we, ngwino dukorane umurimo w'Imana. Wego ngwino, Imana yeri kurimo, nuko nta mwanya w'ibyo dufite ubundi hano. Haleluya, ngwino hano. Ibaze ukuntu Satani ashuka abantu. Nushaka guhagarara ahangaha kugira ngo tureshye. Haleluya. Satani akakubwira ngo ndi mwiza ngo ndibanza nkanagira ne. Ubu oya namwe mumbabarire murebe. Uretse Satani ugushuka, ubu ndibanza nkanikurikira we. Iyi foto muri kuyibona? Mwatubonye? N'abadayimoni baba bagushuka. Naravuze ndamubwira numva natangajwe no gucika uburaya, aho mucikiye nkabuhasanga. Mbibutse ko ubu ngubu muri iyi minsi uretse ijambo duhagazeho rivuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, nta kintu azatwara itorero ry'Imana. Ariko ubundi turi kubyarwa nk'inzoka. Inzoka ibyara ihita ijugunya, ariko turashimira Kristo. Haleluya. Turashimira Yesu, aradufata akadukomeza, mwuka wera akatuyobora. Haleluya. Iyo mwuka wera yaje nanubwo wirwa wiga uko ugomba kwambara. Reka mwuka wera araza warindaya wiyambika ubusa, akakwigisha ko ugomba kwambara ukikwiza. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze ndagirane. Abantu bamatanye na Yesu mu migisha babana nabyo nta byacitse bagira, kuko twemereye kuruhuka. Haleluya. Mwakire uburuhukiro bwa Yesu, mwakire kuruhurwa na Yesu. Haleluya. Icya gatatu, ni mu byanga ndabyicyurira ko ibi byose mbabwira mbikeneye. Icya gatatu, Imana irambwira ngo mbabwire ngo mu migisha bagomba kubana nayo. Haleluya. Nyamara aka ni akabando k'uyu mwaka n'indi zaza. Mu migisha bakwiriye bagomba kubana nayo, Imana yaratwishingiye. Nimwakire ubwishingizi bwa Yesu. Mbibutse ko ubwishingizi bwa Rama ntabwo bujya bukubuza gukora impanuka. Ubwishingizi bwa mituweli ntabwo bukubuza kubagwa. Turashimira Imana yatwishingiye. Haleluya. Turashimira ubwishingizi bw'ijuru.
ibya Kayizari mu bihe Kayizari, ariko ntukagira ikibazo ngo umwaka urangiye utarwaje. Burya uri mu bwishingizi bw'Imana. Haleluya! Ubwishingizi bw'Imana burakomeza, bugera no mu mibereho yacu ya buri munsi, bugera mu bana twabyaye, bugera mu bagabo bacu. Haleluya! Mwakira ubwishingizi bwa Yesu. Yohana ibice bye 15 murongo wa 7 hatubwiye ngo iki? Haravuze ngo nimuguma muri nge, haleluya, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka. Ubwishingizi bw'Imana burimo gusaba icyo ushaka cyose ukagihabwa. Komera umwami wanjye amashyi. Haleluya! Musabe icyo mushaka cyose, kuko mwagumye mu ijambo ry'Imana muzagira gute? Muzagira gute? Kuko turi mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Icya kane ndi kubicamo nihuta. Icya kane ndakibwira abantu bafite gahunda yo mu ijuru. Ubu dufite abantu bubakiye hano mu isi, nibabona etaje bazaba babonye Imana, nibabona urubyaro bazaba babonye Imana. Ariko mbibutse ko nubwo ibyo byose twabihabwa, gahunda ni mbinguni. Haleluya! Ni ku bicu. Haleluya! Icyaka n'Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo turi amaronko ya Yesu. Amaronko ya Yesu. Haleluya! Amaronko ya Yesu. Haleluya! Ntago ndi kubumva. Ubu ntago twese turi amaronko ya Yesu. Narivuze ngo amaronko ya Yesu. Haleluya! Amaronko ya Yesu. Haleluya! Umugore n'umugabo iyo babana bumvikana, uru rugero nkunda kurutanga, bakabana ari abakene, umwe ajya kugikwa hariya akazana 2,500 niba ariyo bakorera simbizi neza, akaza akamubwira ati mugore wanjye dore 2,500 nzanye ngaye, ibyo yabyanyishe nari nge no kukabura. Iyo ari umugore mwiza w'umutima yakira ni neza, aravuga ati umugabo wanjye yabiruhiye, sibyo? Iyo ari umugore w'umutima, iyo ari umugabo w'umutima, nawe yakira ibyo umugore wamuzaniye, kavuga ngo umugore wanjye yagize ate? Kambabwire ngo nubwo twatereka amaso kajana, Yesu yaradukoreye, Yesu yaraturuhiye. Haleluya! Yesu yaraturuhiye. Ndumva ari mu bice nka 22 bya Luka mu mirongo yo hasi. Hari ukuntu Yesu ngo yajyanye n'abigishwa be gusenga, hanyuma ngo abasiga ahantu hatoya ngo nk'ahantu watera ibuye, ngo aragenda arapfukama. Imana ishimwe. Haleluya! Ngo arapfukama arasenga, ngo abwira Imana ngo niba bishoboka ngo iki gikombe kigire gute? Kindenge. Burugira ngo iyo hataba imbaraga z'Imana ntago yari abivuyemo. Mumuhereze icyubahiro. Yesu yarabiruhiye, tazajya ubifata nk'ibintu bisanzwe. Yesu yarabiruhiye. Iyo umugore ajya kubyara hari ibimenyetso 3 bimugaragaraho. Kimenyetso cya mbere, agira umubabaro ukomeye, abagore tubiziranyeho. Icya kabiri, hari amaraso amuvamo. Icya gatatu, hari amazi amuvamo. Mwabagore mwe ndabeshya? Yesu apfukamye ari gusenga, ibyo bintu byose byamubayeho. Yari ari kukubyara, nanjye yari ari kumbyara. Mukomere Yesu amashyi. Amaronko ya Yesu. Haleluya! Niyo mpamvu yankuye mu buraya we. Ubu nari imberewe no kuba indaya. Murabona naberewe no kuvugira Yesu. Mumumpera icyubahiro. Kandi ndamushimiye yabunkuyemo nta sida ndwaye. Mukomere Imana amashyi. Umuntu mwaherutse kumpamagara ni umumama nubaha, ako ndashimira Imana yaduhamagaye, ifite n'ukuntu idutwara. Arampamagara aramwa ngo mama rero ni Karame, wagiye wihangana koko ntuvuge ngo wari umudandaza amagara. Ako ko nabikoze kandi akaba ari ibyanjye mvuga muba mufite ikihe kibazo? Ubudandaza amagara ni ijambo riri mu Kirundi, ariko ndashimira Imana yankuyeho kudandaza amagara ikama kudandaza ubutumwa. Haleluya!
ubu ndake kuvuga Yesu wankuyeho kuyadandaza nkadandaza ubutumwa mungurire rata. Haleluya. Yesu ni yamamare rata, Yesu ni yamamare. Haleluya. Yesu ni yamamare. Twebwe turi amaronko ya Yesu, yaraturuhiye kandi yaradukoreye. Mumuhereze icyubahiro. Imana ishimwe. Tutayasira. Yesu yaraturuhiye. Nihagira umuntu usomera Kuva, ndashaka umuyobozi nasome Kuva ibice 19, asoma umurongo umwe wonyine wa 5. Kuva ibice 19 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 haravuze ngo none nimunyumvira by'ukuri, none nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano, mukagira gute? Mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Muzambera iki? mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Kuko isi yose ari Uwiteka. Mukomere Imana amashyi. None nimunyumvira by'ukuri, amina, mukitondera ijambo ry'Imana, ibyo twahereye mu gitondo twumva, tuzaba amarongo y'Uwiteka. Imana ishimwe. Kuko idutoranyije hehe? Mu mahanga yose. Kuko isi yose ari yande? Biravuze ngo iyi si y'Uwiteka yakugiriye ibambira kujabura. Intebe wicayeho hari abandi bari kuyifuza kandi batayibonye. Kubera uburaya, amahane nagiraga mu buraya, naribanaga, nakundaga kwibana, nagiraga amahane menshi cyane, kandi narwanaga n'abagabo gusa, nanga kurwana n'abagore kugira ngo batanduma bakantera sida. Nicyo nangaga, ahubwo byararenze, umugabo turarwana aranduma, ariko ndashimira Imana yandinze icyo kintu. Haleluya. Hanyuma najyaga njya mu buriri, nkarya. Umunsi umwe ninjiye mu buriri ndyamye, numva mbajije Imana mu mutima, n'ubundi ubu ngubu wabuze ikintu wakora nkabaho nari indaya? Nangira kugira nyine ngo nzane agatima ka kimuntu ngo ndire, bimwe bavugaga. None numva abadayimoni bahise bambwira, ubu nibwo namenye ko ari abadayimoni. Barambwira ngo ariko ubundi urindurira iyo Mana uri kuvuga yibaho, ubwo ugiye kuririra nde? Amarira yari yaje yageze mu maso ahita asubirayo, ariko ndashimira Umwami. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanagira gute, ukanamwambika. Haravuga ngo urantangaza Yesu. Ndashaka kubabwira ko ahantu nabaga mpagaze, umugabo yashoboraga kuza kuntereta akambwira nitwaga Banzuyame cyangwa Akana Gato. Urumva amazina Yesu yankuyeho, Banzuyame we, nyumvira, nkahita amenya ibyo ari byo, nawe agahita amenya ibyo ari byo. Twayapfa rero nkabona agiye ku yindi ndaya, bakumvikana, njya ndivugira imbaraga za Yesu. Bajyana mu gitondo nkumva ngo hari indaya bicishije umusego. Washatse, ndashaka kukumvisha ko ahantu warokokeye niho abandi baguye. Iyo ntebe wicayeho Yesu yaradukoreye. Haleluya. Hagaciro icyo Yesu yakoze. Nakurikirana yandayo ngasanga kumbi ni wa mugabo wari twari mumere Umwami wanjye icyubahiro. Yajyankura w'impfu zitandukanye. Turi amarongo ya Yesu. Ufite aho atuvanye, afite n'ahantu atugejeje, afite n'aho azatujyana. Haleluya. Mana ishimwe. Icyanyuma ubundi tugasenga Imana, pa kuba navuze ibiri ngombwa. Mana ishimwe. Ubu bene wacu bazi ko ngiyo umuntu ngahagaze imbere baba bacunganya ngo nuko umuntu afinina. Namwe nahabaho gufinina. Yesu arambwira ngo mbwirire abantu. Haleluya. Abantu bazamatana nanjye. Nubwo uyu mwaka uteye ubwoba, tangira itangazo. Haleluya.
ubabwire ngo nzabafata ukuboko. Mwakire gufatwa amaboko n'Uwiteka, mwakire uburengezi n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Mwakire ubutabazi bw'Imana. Rero buriya mu bintu bituma nanga gukoresha abagabo baravuna. Uramukurura nawe akagukurura, wowe urajya uza ariko nkuzanye. Haleluya, haleluya. Ubu uyu mugabo fashe gutya, ari Uwiteka umufashe kano kaboko, bakagenda barimo bagenda. Haleluya. Bakagera ahantu hari iteme, uyu mugabo yagira ubwoba? Ari Uwiteka umufashe ukuboko, bakagenda bakagera ahantu hari icuraburindi, uyu mugabo yagira ubwoba? Haleluya. Yesu arambwira ngo abantu bazomatana nanjye, aho kubaterura nzabaterura, aho kubaheka nzabaheka. Haleluya. Aho kubagurukana nzagira ne, nzabagurukana. Mana ishimwe. Irambwira ngo bambwire ngo nzabafata ukuboko. Byo bintu yabibwiye Kuro. Haleluya, haleluya. Muri Yesaya 45 iramubwira ngo nubwo utigeze kumenywa, Imana ishimwe, ariko nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri, ndetse n'ibihindizo byazo. Muvuga ngo amen. Haleluya. Tugiye kwisengera Imana. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko ndumva ubwo niba utihanye uzihana ikindi gihe. Muhaguruke dusabe imbaraga zo komatana n'Imana. Izo mbaraga zirakenewe. Kamabwira ngo imbaraga z'ibirayi zirarangira, iz'amafaranga wishingikirijeho zijya zishira, izakayubana mu rugo rwawe zirarangira, umugore agapfa cyangwa umugabo, ariko hari imbaraga mvajuru. Haleluya. Izo mbaraga nizo nje kubasabira, kandi nanjye nzisabira. Muhaguruke ku maguru yanyu dusabe imbaraga. Tugiye gusaba imbaraga Imana zo komatana n'Uwiteka. Iyi migisha nuyigenderamo ukubaha Uwiteka. Haleluya. Zaburi ya 91 ku murongo wa 14 iravuga ngo kuko wankunze akaramata, icyo nicyo nzagirane, nzagukiriza, nzagushyira hejuru, kuko wamenye izina ryanjye. Reka twinginge umuyobozi yigere hino, nadusabiriza imbaraga, adusabira Imana imbaraga zo komatana nawe. Imana y'amahoro ibahana umugisha nanjye. Tumusabire umugisha. Imana imuhe umugisha. Tugiye gusenga kandi nimwumve mbaganirize mwabarokore. Yesu ashimwe. Ongeraho gato. Yesu ashimwe. Ya nimwumve mbaganirize mbabwira ikintu gikomeye, ariko numva kindimo. Ndashaka ko mukura muri byose. Muranyumva? Ego mana, muranyumva? Aha. Ejo nigishije CHK, babwira ijambo rikomeye. Abarokore dufite niba nabyita umurengwe, niba nabyita ko uhaga cyane sindabimenya, ariko dufite ikibazo. Iyo batubwiye ijambo ry'ubugingo duhita twumva ko koko ari ryo jambo ry'ubugingo. Haza undi muntu yatubwira nanone ijambo ry'imigisha twumva ko yataraye, ariko siko kuri. Dukwiriye ibintu ibi. Iyo ndwara irahari sha, ariko dukwiriye ibintu ibi. Yesu ashimwe. Ese murahari? Yesu ashimwe. Uwo mwarimu uzi ko tugize umugisha ukaba ufite ibyina ahangaha uyu mwanya wa none aha. Okay, abantu bashaka ko mbasabira ubugingo gusa bakazajya bagenda inahangaha bagendanye ubugingo gusa, n'abashaka ko mbasabira ubugingo bakajya nkabasabira n'ibyina ahangaha bakajya bagenda babigendanye. Ngaho muzamure turebe. Abashaka ubugingo bwonyine gusa ubundi bakazajya mu ijuru ntacyo batunze naho. Ngaho abashaka ko ndi bubasabire ubugingo nkabasabira n'ibyina ahangaha bakaba babipakiye byose. Hii niyo gahunda, ariko ntimukajye muza kutubeshya. Ubu warongora nta kintu ufite, ubu washingiza ntacyo ufite, none abamamagara ngo dusengere amafaranga mushaka ikizi. Ubu abana bakwiga bate? Ariko hari ikintu kiryoshye nko kuba ufite akantu ahangaha ukaba ufite n'ubugingo ahangaha.
kuki mukunda ko tubeshya beshya. Muhaguruke rero dusenge, tumutunge ibiganza, Imana igire gute? Ahubwo tugiye kwinginga data atwirukanire cya aruba mu byacu, atwirukanira aruba mu byacu, hanyuma muranyumva, Imana itugabize Heburoni, ugendane Heburoni yawe. Bugabanyije uyu muziki, nari mbabwiye ngo ndashaka ko dusenga, Imana ikaduhereza ku mugabane wa Heburoni, ikirukana cya aruba mu byacu. Ariko niba hari ikintu ngiye kubabwira, ijambo ryiza batuganirije, na mwakagombye kumva aka kanya ka nona. Urumva Imana yatuzaniye y'ubugingo, ituzanira n'ikintu kigendanye no kugabana. Haleluya. Hari ikintu mutumvisemo kiryoshye kandi gikomeye. Imana irashaka kukwimurira cya aruba kiyitiriye umusozi Imana yakuvuzeho. Kera nakoze ibintu by'ubugoryi, muranyumva, nkajya senga nti Mana n'ubugingo gusa ngusabye. Ngize ngo ngeze mu intuza mu idini, bahita bambwira batayi inyubako. Nkozemo nsanga nta nyubako, kandi idini nta bugingo ribona. Idini ubundi ubugingo ni intuza, nuko nimurebe hano, nuko bakubona muri byose ubirimo. Uranyumva, bagukubita mu isengesho ukaburigezemo, ariko banagukubita mu ntuza mu mufuka naho ukabura hageze. Heburoni. Uriya mubyeyi uri inyuma ya Celestine, wowe haguruka nkuganiriza. Ariko wumva ikinyarwanda se cyangwa mvuye mu cyongereza? Kuko mu butware mpabwa niyamamagaye ndumva nkiyumvamo. Ubyumva byose? Hingiye kukimanuka kuko nta mpamvu n'imwe yo kutavuga Imana neza. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Mu ijuru bambwiye ngo icya mbere bakurwaniriye intambara iwawe mu rugo, hari urugobo, hari na serikeyi. Ariko data wampamagaye arambwiye ngo avanyeho urupfu ku muntu w'umwana. Imana irambwira ngo ivanyeho n'icyo bita ibitaro mu buryo budasanzwe. Kabiri, Imana irambwira ngo umaranye ikintu cyitwa iminsi amarira akomeye n'umubabaro udasanzwe, ariko watewe n'abantu wiringiraga, cyangwa se kwiringira umuntu. Ijwi rirambwira ngo kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo Imana ikurinze gusebera aho utuye, kandi irambwira ngo ninkubwire ngo ikurinze kumanika amaboko usinyuza ibyo wasinye kera. Ndababaye ko utanyumvise disi. Ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo data ukiranuka arakwimanye kandi arakubatse, arambwira ngo aranakubakiye mu buryo bukomeye budasanzwe. Gatatu, Imana irambwira ngo kandi irwanya intambara nziza mu buryo bukomeye. Irambwira ngo igukuyeho umwuka w'umurogano bakuroze, agutera icyangiro mu buryo budasanzwe. Kane, enongo mayarasi, mwamvugira ngo amen. Kane, Imana irambwira ngo ninkubwire ngo data afunguye umugisha wo mu Rwanda n'uwo mu mahanga. Nabonye ugenda, Imana irambwira ngo iguhaye umugisha wo kugenda. Mukomere Imana amashyi yo kwizerwa. Iguhe Heburoni se cyangwa iyihorere? Imana ibahereze Heburoni. Amen. Kubera iki? Aha kuwa mbere tuzumva ijambo tuvuge n'Imana neza. Tuhanure mu izina rya Yesu. Pfa kuba naramenye mu byanditswe mune ko hayemewe intumwa n'abahanuzi, kandi mu ntumwa ndimo no mu bahanuzi nzabamo. Ko mutanyumvisha hari? Haleluya. Iyo niyo gahunda. Si ho ryubatse? Ariko ubwo tuva aho ryubatse? Ubu murashaka ko twava aho ryubatse? Ukajya kumva umuntu aratangiye ngo ngiye ngo abahanuzi ryubatse ku ntumwa, ryubatse ku baki, kandi Yesu yari umuhanuzi, niwe mukuru w'abahanuzi. Mumukomera amashyi, Yesu no muntu. Niwe mukuru w'abahanuzi.
ndasengera abahagaze nibo tugiye gusaba Heburoni. Ntago ariko niki gituma udahanura shari guteze ariko ubuzi ko ndeba hano nkuganirize, ubuzi yuko imfura yangira hakurya mu Rugunga iri mihiga kubera kuba mu ntumwa no kuba mu bahanuzi. Muyikomera amashyi ntacyo bitwaye Imana. Noneho ubwo tuvuga ko iyo shati zanywe n'amashuri wize. Yagorata nimunyiyemereho, turabikesha mu ntumwa turimo turabikesha mu bahanuzi. Niho umuntu yashinzemo umukenke cyangwa umuheha arakurura tuguruye twumva birimo birakunda. Mwamvugiye ngo amen. Yo umugabo baramufunga ariko wagera mu ntumwa wakurura igahita ikubwira ati komera, umuhanuzi agahita aza kubwira ati nitwe Uwiteka Nyiringabo, abo bana ndabahetse, abo bana nzabishyurira, abo bana mu ntumwa birakunda, mu bahanuzi birakunda. Tuvuge ngo amen. Gusa gahunda dore nimurebe ikintu dore nimurebe ikintu kizatwicira. Murakizi muzi ikintu kizatwicira? nuko hari abantu bavuye mu murage ari inzererezi. Muranyumva? Izo nizo zijya kuri radio ngo nahuye ngo n'umuhanuzi ngo aragira. Ese ubundi ko ntarumva muvuga beza, ubu nta beza mwabonanye? Nigeze numva inzererezi kare zirimo zivuga ngo cyangwa ngo nta dini ngira. Rorera kurigira urebe ko jewe nzaguma muri ADPR, navuye mu bakatolika ntabanga mbemera. Ihita imbwira intumwa ihitiza, umuhanuzi ahitaza arabango agenda ujye muri ADPR, kandi ntabwo yaje ari mwebwe itumye, yari imanukira aziranganiriza. Hanyuma bavuga rero ngo gusengera muri ADPR ngo ya genda ujye gupfapfana upfutyo. Ntago sindi kumwe nawe, ndi mu ntumwa nshingiyemo. Eric shingamo turi mu murage sha, turi mu murage. Ngo abantu bari mu murage rero muhaguruke, ubwo gahunda niyo ngiye. Menya amakuru ko uyu mwanya wa none ahangaha umwana uri mu murage avuna umuheha akiyongeza undi. Uyu mukozi wawe atubwiye ijambo rikomeye, aravuga ngo hari umugabo witwa Mwami Imana Nyirubutware, uwera wa Isiraheli. Hari uyu munake wigize ishyano, si icyo cyonyine gusa, hari umunake wafashe Heburoni aragenda arayifata kandi wari warayitubwiye. None muri aka kanya Uwiteka Mana y'imbaraga, shingiye aba bantu batega amatwi banyumve niba badashaka gusenga, shingiye yuko turi umuronko, turi amaronko ndayumvise, numvise icyo ari cyo. Shingiye ko turi amaronko, shingiye ko waturonkeye ku musaraba Igorogota, ngashingira ko watumeneye amaraso. Aya maronko niyo yaje hano, aya maronko yaje, aya maronko yaje, aya maronko ubwo yaje rero turakubita Aruba, turakubita uyu munaki witwa Aruba, turamukubitisha umusaraba. Nona turamutsinze, tumwimuye muri Heburoni. Kandi ndagushimiye Mana kuturemeye imbaraga uturemeye ni imbaraga zo kwakira Heburoni, ni imbaraga zo kwakira Heburoni. Heburoni yanjye dayimoni ndayikwatse, Heburoni yanjye sata ndayikwambuye, ndakwambura umusozi Imana yamvuzeho, ndayikwambuye none ahangaha kandi ndakubita hasi. Imana irambwiye ngo igendanye namwe, irambwiye ngo nimwakire. Umuntu wese nasaba icyo ashaka, umuntu wese nasaba icyo ashaka. Mbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza we. Mbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Hanyuma buri muntu wese nasaba icyo ashaka, saba icyo ushaka, ganira n'Imana uyisaba icyo ushaka. Nguhaye igihe cy'umunota, ganira n'Imana uyisaba icyo ushaka.
tumenagura uyu mwuka. Zamura ibiganza byawe dukubite umwuka buriganya. Zamura ibiganza byawe iminota 2 yonyine. Mwami Yesu uri mu gihugu cyo mu ijuru, waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Dukandagiye izi mbaraga ziriganya, uyu mudayimoni ushinzwe kuriganya iki cyumba cyo kuwa mbere, turamenagura tumerabwa. Takifose bariga shando binifo. Zamura isengesho, kubita iyo dayimoni kugendaho, kubita ubwo buriganya buri mu rugo rwawe, buri mu bana bawe. Kubita iyo dayimoni irimo kuguteza inzara, kubita uwo takifose bariga shando binifo. Dayimoni turagukubisa amasa, turakumenagura muri teraniro, turamenagura uyu muzimu, turamenagura imbaraga, turamenagura imbaraga, turamenagura imbaraga. Bantu b'Imana nibasubizwe, bantu b'Imana nibasubizwe. Yewe mudayimoni we. Takifose boriga shando binifo tareboni foriga shando binifo. Takide muntu nafuka mahwari, ihangane upfuka mahuri, ihangane dusenye buno bwami bw'abadayimoni. Takifose boriga turamenagura idayimoni, turamenagura umwuka w'ikuzimu, turamenagura umudayimoni, turamenagura inzoka. Wa dayimoni w'inzoka we, wa mwuka mubi we, turagusenyera muri teraniro. Dayimoni ushinzwe kuriganya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umva umuriro w'Iteka, rekura ubuzima bw'abakristo, rekura ubuzima bw'abakozi b'Imana, rekura wa dayimoni we, rekura wa dayimoni we, wa dayimoni we, wa uteza ubukene. Iyi mbaraga iteza ubukene, iyi mbaraga iteza ubukene, iyi mbaraga iteza ubukene mu buzima bw'abakristo. Turasenya, turasenya, turagusenya wa mudayimoni we. Nta mahoro tuguhaye mw'iri teraniro, muri cyumba cyo kuwa mbere. Turashaka kubona impinduka, dukeneye impinduka ku bayobozi b'iki cyumba, dukeneye impinduka, dukeneye impinduka. Yes, takifaseba. Gumya usenge umunota umwe, gumya usenge wituza. Hari icyo Imana ishaka gukora, hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, hari icyo Yesu ashaka gukora. Wituza, kubita 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 iyo mbaraga, kubita dayimoni iguhejeje mu nyatsi, iguhejeje mu bushumeri. Kubita kubita iyo mbaraga y'uburwayi, kubita uwo muriganya kujeho. Senya 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 senya, babwejagure dayimoni, zibwejagure dayimoni, nizibwejagure dayimoni. Bwejagura, bwejagura, usohoka mu buzima bw'aba bantu. Wa mwuka murozi we, wa mwuka mupfumu we, wa mwuka mukonikoni we, bwejagura, usohoka, sohoka muri abana b'Imana. Sohoka dayimoni, turagusohora, 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 turagusohora. Tukumanireho umuriro, tukumanireho umuriro, tukumanireho umuriro. Muriro w'Iteka, muriro w'Imana nutwike. Twika Yesu, twika Yesu, twika Yesu, twika izi mbaraga, twika Yesu buno buriganya. Twika, twika Yesu, twika. Muriro, muriro, fire, moto, 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 fire. Sohoka, 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 sohoka muri ubuzima, sohoka muri ababyeyi, sohoka muri abagabo, sohoka muri abasore. Sohoka, sohoka, turagusohora. Sohoka, sohoka. Igihe watuzengereje, waratuzengereje wa mudayimoni we, waratuzengereje wa murozi we, waratuzengereje, waratuzengereje. Turagukandagira, turagukandagiye. Takifoseba, takifosebo shanto kiforema de lansebo terestan forimo takidebo tashambonifo. Nta mahoro tuguhaye, nta mahoro tuguhere muri teraniro. Wambaraga mbiwe, nta mahoro tuguhaye, nta mahoro tuguhaye, nta mahoro tuguhaye. Wa mwuka karande we, izi karande zitugendaho, kubita iyo karande, menagura iyo mbaraga ya karande, menagura uwo mwuka, uwo mwuka wakubujije amahoro. Dore wabuze amahoro, ntukiryama ngo usinzire, ntukiryama ngo usinzire. Nta bitotsi ukibona, ariko uyu munsi Yesu agiye kuguha ibitotsi, ugiye gusinzira. Hey! Passa forse, take foremo, shanto che foreba, pere forse bo, tarabani fo, takidobo. Wa mudayimoni we, urasha, 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 urasha.
dayimoni urasha, dayimoni uburiganya kuri ababyeyi, kuri aba bagabo, kuri aba bagabo, kuri abasore, dayimoni urasha, 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 fire. Takifos, Chantokifo, Tasebo, Chantokiforibo, de Lancebo, Tenacede Givo, Shedomini Foriga.